Yesu nashimwe, wowe mwene data nshuti y'umusaraba, wowe udukurikira. Ni rwa rugendo rero twiyemeje rwo guhunga icyaha n'igisa nkacyo kuri Tinya Icyaha TV. Mwene data, ndakumenyesha yuko icyaha ari cyo kintu cyonyine kizatuma umuntu atabona ubwami bw'ijuru, ataragwa ubwami bwo mu ijuru, ataragwa ubugingo. Haleluya. Bibiliya irabivuga neza yeruye. Yesaya igice cya 36 umurongo wa 23 n'uwa 24 haragira hati, igihe kizaza uhereye mu mboneko z'ukwezi ukageza mu mboneko z'ukundi, no guhera ku isabato ukageza ku yindi, abantu bose bazajya baza gusenga imbere yanjye, niko Uwiteka avuga. Nuko bazasohoka bajya kureba intumbi z'abancumuyeho, kuko inyo zabo zitazapfa kandi n'umuriro ntuzime, bazatera abantu bose gushishwa. Amena. Mwene data nshuti y'umusaraba, ndakumenyesha yuko icyaha cyonyine nicyo kintu kimwe rukumbi kizakubuza kugera mu bwami bw'ijuru. Ni ngombwa ko wahunga icyaha n'igisa nkacyo. Natwe twese twari abanyabyaha, nyuma tuza guhunga icyaha n'igisa nkacyo, twemera gukurikira umwami Yesu nk'umukiza w'ubugingo bwacu. Mbese wowe ujya utekereza kuri iki kintu? Ese niba warahunze icyaha n'igisa nkacyo, wabashije gutekereza kubo mwakoranaga ibyaha? Ese wabashije kugirira neza abandi bantu basigaye mu byaha kugira ngo ubaburire nabo babashe guhunga icyaha n'igisa nkacyo? Icyaha ni kibi. Umwanzi wanjye simwifuriza kuzarimbuka, umukunzi wanjye simwifuriza kuzarimbuka, umuturanyi simwifuza kuzarimbuka, inshuti, abavandimwe, nta n'umwe nifuriza kuzarimbuka, kubera yuko Bibiliya iravuze ngo urunyo rw'uyu munyabyaha ntabwo ruzapfa, kandi n'umuriro wiwe ntabwo uzazima, kandi aba bantu bose bazatera abantu gushishwa. Bazatera abantu bose gushishwa. Mbese umuvandimwe wawe igihe uzasohoka umureba hariya, bizagufasha iki mu gihe azagutera gushishwa, kandi igihe cyo kumwigisha, cyo kumusobanurira ububi bw'icyaha nta kintu wigeze ukora? Rero ndakurarikira kugira ngo utuze, ahubwo ugende ushakashake abanyabyaha, ubaburire yuko nibatihana bazarimbuka. Haleluya.